ziriho komedi. Shani ziranyishe papa izina waruviye ugize ngo kibondo wajya ngo ugende akusunika undi wambyarira ahora ni kinanye n'iki cyatumye mubyara nta kintu kibaza no kundi mukuru hanga ariko inzara ikamumbita bahita gushirije sawa wamenye ubwenge mwana neza n'ugushaka mu nda byenda gutaka wahora ni iki cyo kutunga byambereyemo ibisheshe mu nda mwana ndetse papa hano nzara y'ungu yakira gute ko yakira gute se tutagiye guhanga imirimo niyo gusabiriza ibintu nk'ibyo ahubwo se ni papa ubu barumuna banje bo bameze gute ko ivyo ndi kwibaza jewe aburanyine wasanganye baranabana reka kuko abana baranatoragura shareka ndeba aho baherereye pe njye ndumva neza ubu aho bari ho bapfuye bo kubare banje ndumva mu anoza ikiziba kiracyari yose akuso abo barumuna banje bo bari hino no kwataza noronga ampaye inzara rwose Yesu bakurya we ntabwo murarya ibyo kurya cyangwa ibyo kurya numva no matangazo biye ko tutarya amara yisinzira ako se mwagira ko mushaka kuri murashaka kunyora wongera abana ndibiryo Xavier none nanjye nubwo ndi mukuru inzara none iri kumubita mu maneza neza gasema hanyuma ngiye ko ambwa kunushaje murumva ngiye iri kwingenzi bimeze bite nine nicyo ndi kumva none wowe rero amara imara yizunguza ajya ndabwira ko ibiryo nariye ejo bundi byamberemo ibisheshe mu ndubiri kwa kumuriro wakinze wabikuye papa ko nge nari nabibuze abikuye sibyo bitse duruka kurya nyuko yaho kandi na mama yaraho kayikora inzara imura inzara ni y'umuryango izabikubite n'imyaka 10 zacu mu kinyeri kakanu kaba kari mu ndakarura ngiye kamaze guturi ampaye kati ugize ngo oranikisha ibyo kwisanya nanjye mbira ngo mwana musanga rega abakobwa bafigira umuteto ubusenye kagasenda amaboye n'ipyiko byamenekera ibyo uravuga iki naho bye yaguye warwane mubura wikirije nagiye kunyanganira umuziga bane muzi Xavier ko ngwize kuri ibyo dushakisha impamvu twakora twitwa amafaranga niyihe mipango se ubwo tutakishyira ngiye rero turakamwiza ngiye na Vienne tugiye kugenda turi mu myinire ngiye ngo ndaba ndi mu Vienne nawe aze naje ngenda nyobora nine nk'impumi niyo bavumbura ai dot kutuvumbura ha niyo wadukubita bakatwisha abyore wa mukobwa kuno nzari je kutwica ubusungu uko narwaye kaseri inkondo y'amabya sinda igo Vie hako se Vie mpamjana nataka Yesu uje ntataka asigaye hiri iranza none sha bayita ajya mu bite nguri purasya bayita ruzagayura mwa ngo ruzagayura garura rero irayica baro mwabana tugiye guteka umutwe nirirwa hakurugwa ni muhavu muri kucyumanga abo Vie uzabashaka tuvuye ko mwagiye twagiye mu kazi mwana twagiye mu kazi twagiye aho Vie twatangiye aho akazi ikintu cyose n'uyu nguyu watize nawe watize mbana n'ibiraya hano cyane rwose renda urabasha muraho cyane nagase iyi ni impumyi abasaba iyo ntabwo abona nagabona rwose n'abana mbega di abana urekera mbega umwana umbabaje yavukanye ubumuga nyine rwose urabona twataye umutwe mwaravuje hose biranga ni nawe iwe ejo bundi nawe yakoze impanuka ibeni iramusya capati neza ibone ukuntu uzi capati ko nibimeze ubu ngo yabaye nk'umukungugu yo napfuye ndakana iyo napfuye ubu ihangane pe ihangane amaso yose yaragiye Chae uri gucera fitera yewe ko nari mfite cyane ndumva afite nk'akanya akira pe nuko umugufasha wabitubwira yitwa bakorere pe bakorere bana biragoye pe urakoze imana iho mugisha isha nawe urakoze pe murakoze cyane papa agwaya ngahe agwaya ngahe murakoze wasasha nibe mugiye kandi rwose imana ikomeze wabangutse tukagendera serivisi gasa neza wandajya wana kabisa ahubwo ni wewe wanjye kabisa tu seri neza ry'amarote arya mu tuno tumarwituze uburyo noneho twaguhinduye bari cyane seri neza ry'amarote ahubwo ejo bundi cyane kumujyana ahantu ese sheri yuko yo wambara ishati Purchase your track today. Ahubwo tugende. yo mumyi iri kubasabiriza we yo mumyi Yesu
dore uyu mwana nyine yabaye mu uwo muntu ari no. dore wa muntu aba n'abantu n'abantu Yesu mumbwira tuzi ariko papa byagiye kwitanga nyine urabona uno mwana bakoze nyine urugendo munani bakora impanuka nyine baramugora neza abagacapa Bambwa uyu nguyu kanini bari bakwiye uko byose bigenda imitsi ijyana ku mboni turika bimubwira maze uwo mubona no kure ndakumira n'agisusa mumutima kantu gusa Rungura turi. yaragowe rwose camwakire mwana wanjye agiye kuziba ngiye ko mutama ngiye ko mutama Yesu bayamaya ariko wagabanya gaho yafata mama yanjye Sheri buretse dufashe n'ubu ndabona bose ari umuntu. yo mwakoze wisakuza papa we Reka ye. sheri narimvuye ku kazi Kagenze neza. sheri banza ntamubire wandajya sheri wari umeze ute Nari meze neza. nagusize mu gitondo ntabwo narinzi uko wiriwe Nari nyiryamye nyine wagenye. Rungura turi. niko bimeze n'umuntu bagiye gushaka imijobo iyo mumyi we iyo mumyi Yesu iyo mumyi we uyu muntu ari kuvamo ko barira ariko iyo mumyi iyo murajya he papa iyo mumyi akuze ko ushaka kunyinyira umukobwa abandi bakiye uyu si umukobwa asa ubu nta kibazo cyo mu mutwe agira uyu ni umukobwa tuza nta kibazo dore urabona nyine uri kumva kari akana gatoya uri kumva nyina gahetse nyinshi bagera muri gare uzi uruvoka rwahubutse ruhiye kuntu ruhita rumera amazi papa yikubise hasi papa iwe amazi akita yakiti munsi cyane amazo yakiti kari akana nyine gatoya imitsi y'ubwonko nyine ishorera ku maso yatumeneka nyine kahita gahunga yaraturitse ndabona yarahungabanye yarahungabanye nyine dore uyu ni impumyi ngatunze gutya oya nibadufungurire Nabaye nk'umusazi. uyu iyo mumyi maze afite none urabona ko yakuze afite n'umugore Umugore. mwadufungurire Bari bazana n'umugore. umugore umugore we yajya muri kibike amaso gusa n'ubusazi buri reka tumurwane reka tumurwane Jesus is Lord papa kunumva jya n'ibya bintu bakira ku mabya Yesu papa nuba kimeze nka zingaro we icyo se ni iki reba nawe ndeba jya n'izingaro amubwirinzi babukeneye nyine abona yakwirinda wesha usikari supa jipe badoye warungu umusaza ni bya bintu bakira ku mabya papa yewe babikira ku mabya n'ibi nako nanjye mugisuru ukwetukamo kimeze nka zingaro abisheregera icyo bamarira ariko njye nawe mbahawe ubwirinzi none se oya nimudufungurire manzo mbe papa izo papa aramwikiye mbwa urayica nanjye reka murwaneho oya nimufungurire bane mufungure rwose tugende we ubundi dore nubwo mubona gutya ikiziba kimwe kirabaziki reka twigendere nyababyeyi yaratakaye hariya abantu bene amuyine wa mugabo twigeze guhura ahantu mu ikaritsiye mba narakanura ariko amagambo yavugaga byo nanjye numvaga ko ari byo ari kwikora oya tugenda kureba Ako seri subone nzari meze. igihe rwose narigiye kunyica Jesus is Lord Apfuye ugura uko yagiye. gisaza nacyo sinzi Mapfa kunywa amazi. mwiriwe abaha Iriwe. twiriwe ariko murashaka komere mukomere komera ariko Purchase your track today. aba hano se bagihera abagiye mu kazi papa wawe na mukuru wawe n'umugisha bari mu kazi nyine ubu bagiye mu kazi ntabwo barazi ntacyo turicara turabarindira Babashakiraga iki ngo tuze kubabwira. oya turabarindira turababwira bategereza igihe bari buze Ufite n'inkoni zo ushinzwe. nta kibazo iriya nama ni umuti twemeye turise byango twameze inzonyo ubucakwaha zazingaro ibintu byinshi ngo amarangi bose barababizi nemeye mvuga igiswahili n'atari tugiye kuzahira ibiryo Kabisa. amafiriti kabisa ibinyama ye sura batinzira cyangwa se nibagiye kureba ibyo turya cyaca kamani ndumva baje ariko
Waje se baje bari. Narumvise. Uranijwe ryiwe ndarize. Umfasha rero mwebwe mwe mugiye tuvugane n'iwanyu. Nyombi akaita ngone njori kanyumbino. Reka tugende nyine bavugane ibyo Cyane mugende shaka tutazumva amabanga y'abakurusha mugende. Kibaye ikigo Ongera wambare. Niko nyagusanga soso na soso bari gususura umusoso wa yasabye gasanga so niyo isasiye amababa ahanga waje kwakora. Asha, turavuga mu Apostle, we have this. Tanga makara dutuka. Mpaye papa sha Jesus. nakanga pe nawe ni n'ubusa Oya mumvire mbite je. Ati ngo nishaki. Mwana yewe turarubonye turabonye kabisa ukaba utarakora subscribe kuri Ziriho Comedy umenya kuri mu mandazi